Indege rero y'igisirikare cya FARDC aho yariri mu kirere cy'u Rwanda, byari ibintu bitari bimeze neza, ntago habashije kuba hamenyekana impamvu iyi ndege yari iri kuza iri mu kirere cy'u Rwanda, gusa abari begereye hariya ku Kivu bavuze ko batangiye kubona indege yinjira ku kirere cy'u Rwanda, itangira kuba yazenguruka hariya kuri rake, itangira kuba yagenda izenguruka mu baturage hejuru. Uko yagendaga yari indege irimo iragaragara, yari indege irimo iraboneka ku buryo ni ukuvuga ko abaturage barimo barabona ko ari indege isa nkaho iri kuvogera ubutaka bw'u Rwanda. Reka nongere ngushimire ko umukundo wa Paras TV show aho uri hose nkubwira ngo kora subscribe, ukore share, tubane neza mu biganiro byose teno tubategurira umunsi ku wundi. Uyu munsi rero isaha y'isa 11:30 hano mu gihugu cy'u Rwanda, tariki 24 z'ukwezi kwa mbere 2023 nibwo indege y'igisirikare cya FARDC yagaragaye mu kirere cy'u Rwanda, irimo igerageza kuba yahazenguruka, ariko dore ko bitabashije kuba byagenda neza kubera ko bundi y'indege igiye kujya mu gihugu bisaba ko ibasha kuba yasaba uburenganzira, ariko yari indege y'igisirikare kandi urumva ko ukuntu byari bigiye kuba byagenda cyangwa se uburyo byari bimeze kano kanya cyari bisa nkaho ari nko kuvogera igihugu, kuba babona indege y'igisirikare cya FARDC injira mu gihugu cy'u Rwanda igatangira kuba yazenguka hejuru. Ubona ko ari ikibazo gikomeye cyane, n'ubushotoranyi bukomeye. Murabizi ko hamaze igihe kinini hari kuvugwa ibijyanye nuko FARDC yasenzaga u Rwanda yuko ishobora kuba ifasha umutwe wa M23, ariko n'ubundi biza kurangira bigaragaye ko umutwe wa M23 udafashwa n'igihugu cy'u Rwanda, dore ko wihakanye uvuga ko usibye no kuba ngo barawufasha nta n'urudodo cyangwa se urushinge bigize babona bakoresha bivuye mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo bo ni ubwenge bwabo ndetse n'ubushobozi bwabo bakoresheje kugira ngo babashe kuba bafata ibyo bafite uyu munsi. Ibi ngibi rero bikimara kuba by'abaturage benshi cyane bagize ubwoba, batangira kwibaza ibyo ari byo, batangira kugenda ese bibaza ngo ese kuba bigenze gutya biraza kuba byagenda gute, biraza kuba bihagaze gute. Ariko nyine uko babonaga ko rwose Congo yari ikabije kuba yavugira igihugu cy'u Rwanda, kuko kuba yakohereza indege za gisirikare ziza kwirwa zizenguruka mu gihugu cy'u Rwanda aba ari ibintu bitagaragara neza, aba ari isura mbi itari nziza kuba hakorwa icyo gikorwa, ndetse n'igihugu kitabizi, ndetse bitari n'ibintu bitajya bikorwa kuba indege ya gisirikare y'igihugu yajya mu kindi gihugu itatse uburenganzira. Iyi ndege rero bikaba biri kumenyekana ko yaguye ku butaka bwa Congo, ndetse n'abandi kuvuga ko yaguye ku butaka bw'u Rwanda, ariko amakuru araza kuba yahajya turaza kuba twabagerezaho ku gihe mubashe kuba mwayabona. Reka nongere nshimire ko Kurikira Paras TV show, kora subscribe, ukore share, ukomeze gukurikirana inkuru nziza kandi inkuru zira update uzagigezaho natwe kandi 5 kuri 5. Reka nongere nkubwire ngo amahoro y'Imana abane nawe, ubundi nkubwira ngo reba iyo video tiye kwa twagushyiraho urebe uburyo iyi ndege yahanutsemo. Ibihangano bye birakunzwe, ibihangano bye abatari bake cyane babasha kuba bagerageza kuba babikurikira kugira ngo babashe kuba bakumva message atangamo ndetse n'uburyo babiteguyemo, ugasanga ari ibintu byiza. Uwo n'umuhanzi Bruce Melody, amazina benshi amumenyereyeho ni Iwacu Bruce, uzi ku izina nka Bruce Melody. Ni umwanditsi w'indirimbo akaba n'umuririmbyi w'umunyarwanda. Reka twongere tubahereze ikaze abakunzi ba Paras TV show, tubabwira ngo kora subscribe ujye ubasha gukurikira ibiganiro tugutegurira. Umuhanzi Bruce Melody y'imodoka, umuhanzi Bruce Melody n'imodoka yiwe ihenze cyane. Umuhanzi Bruce Melody ni umuhanzi nyarwanda w'icyamamare. Iwacu akoresha izina ry'ubuhanzi rya Bruce Melody. Yavutse mu 1992, avukira i Kanombe. Ise yitwa Gaverne Nibihagana na mama we Varenne Muteteri. Ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana 4. Amashuri abanza yatangiriye ku kigo cyitwa Cap Kanombe ari he Kanombe. Amashuri yisumbuye yatangiriye i Kanombe ahitwa muri Efotec, aza kuyarangiriza ahitwa Islamique ari hi Rwamagana, abantu benshi cyane barahazi. Yakuriye mu kuririmba mu rusengero rwa Kanombe rw'abarokore. Avuga ko yahimbaga indirimbo ariko bakaziha abandi bakaba ari bo bazitera.
urumva ko yari afite n'ubundi buhanga bwo kuba yategura indirimbo kuva na kera, ariko icyamubabazaga Bruce Melody ni uko ubwo yateguraga indirimbo wasangaga atabashije kuba yayiririmba, bakaba bayihereza abandi bakaba aribo bayizitera. Ntabwo bamuhaga umwanya wo kwigaragaza kubera ko nyine yafatwaga nk'umwana uri aho ngaho udafite icyo ashobora kuba n'ubundi yaba ari kumara imbere y'abantu, ariko basi byakoraga babihaga agaciro ku buryo byasangaga babihaye abandi kugira ngo babashe kuba babikora. Bruce Melody mu buzima bwe yagiye arangwa no gukunda akazi, maze nyuma bimufasha kwitabira ibitaramo byinshi bitandukanye ku isi. Ibyo byaramubabaje bituma bivamo, nyuma aza kujya muri studio mu 2006 kuri producer Jackson Daddy, ariko iyo ndirimbo ntabwo yigeze irangira. Uwo muproducer ntabwo yarangije indirimbo ya Bruce Melody, ndetse na murumuna we Nason yaje kumuha nawe iyo ndirimbo ibasha kuba yamunanira. Ibyo byatumye acika intege asa nk'uretse umuziki, kubera ko yarebaga igihe yari amaze arimo arambika cyangwa se arimo arategura indirimbo, ariko bikaza kurangira itabashije kuba yagera hanze. Yaje gusubira muri studio mu 2010 akora indirimbo yitwa Inkuru, ariko kubera amasomo ntabwo yabonye umwanya wo kuyamamaza cyane ngo imenyekane. Yaje gusubira muri studio ahagana mu 2011 akora indirimbo yitwa Ngiye kubivuga, nyuma aza gukora Tubivemo ayikorewe na producer Fazo. Izo ni indirimbo yakwita indirimbo ze za mbere. Tubivemo yo niyo ndirimbo yakoze yumva ibaye nk'uko ashaka. Bruce Melody yavutse ahagana mu 1992, avukira i Kanombe. Se yitwa Governe Nibihagana na nyina akitwa Valene Muteteri. Ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana 4. Mu mwaka Bruce Melody yakuze aririmba mu rusengero. Mu mwaka wa 2012 yabaye umuririmbyi wa mbere witabiriye ibitaramo bitegurwa na Coke Studio, aho yahuriye n'abandi bahanzi bo mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Uyu muhanzi akunzwe n'abantu benshi mu Rwanda, ari nabyo byagiye bimufasha gutwara ibihembo byinshi binyuranye birimo Guma Guma ndetse n'ibindi. Umwaka wa 2014 ibihembo bya Salax umuhanzi mwiza wa R&B yabaye Bruce Melody. Yaracyegukanye bibasha kuba byamufasha mu rugendo rw'umuziki we. Mu mwaka wa 2017 ibihembo bya hip hop bya hip hop indirimbo y'umwaka Turaberanye yaratowe cyane, biza gutuma ishyira Bruce Melody ku rwego rwiza. Ibihembo bya Guma Guma Superstar umuhanzi mwiza yabaye Bruce Melody, yaracyegukanye. Ibihembo bya Salax umuhanzi wa R&B n'ubundi byarangiye akomeza kuba yabyegukana. Bruce Melody yegukanye ibihembo byinshi bigiye bitandukanye. 2019 yatwaye nanone ibihembo bya Salax umuhanzi mwiza w'umugabo, n'ubundi yabaye Bruce Melody. Muri 2019 ibihembo bya Kisama umuhanzi mwiza n'ubundi yabaye Bruce Melody. Mu 2019 ibihembo bya hip hop indirimbo ifite amashusho meza yabaye Broker, n'ubundi biza kurangira Bruce Melody ari utwaye igikombe.
2020 ibihembo bya Kisama, indirimbo y'umwaka ariyo yabaye Saa Moya muribuka ko yaje muri corona igakundwa n'abatari bake cyane. Yari indirimbo ije iri kuvuga n'ubundi ku byari bihari abantu bose babonaga, kubera ko Saa Moya nyine yabaye ubwo n'ubundi hari kuvugwa cyangwa se corona yari imaze kudushyira muri guma mu rugo. Kabera akaba yarimo aratangaza ko abantu bose bafite kuba bagera mu rugo Saa Moya. Abantu batangira kwibaza, ese kuki Bruce Melody yahise asohora indirimbo ariyo bita Saa Moya, ariko nyine babitekereza bibaza ko wenda yaba yarayisohoye n'ubundi yari asanzwe ayifite. Abandi bavuga ko ashobora kuba yaranditse akurikije ko hari mu gihe cy'ubundi cyo gutaha Saa Moya, ariko n'ubundi biba ari byo byaba ari ubuhanga, kuko kuba hakumvikana ikintu wowe ugahita ugishyira mu bikorwa ukabasha kuba wacyumvisha abantu aba ari ibintu birenze. Ibihembo n'ubundi bya 2020 bya Kisama by'umuhanzi mwiza n'ubundi byarangiye ari Bruce Melody ubashije kuba yabijyana. Ni ukuvuga ko Bruce Melody ahari cyangwa se urwego ariho uno munsi ni urwego rushimishije, ni urwego buri wese cyangwa se buri musani wese yakwifuza kugeraho. Aka kanya muri entertainment twagiye tunyurwamo n'abahanzi bagiye batandukanye. Bruce Melody kano kanya akaba arimo arabarizwa mu bahanzi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uko agaragara cyangwa se umunsi ku wundi Bruce Melody aba yifashe ndetse ababanye n'abantu, ukabona ko ari ibintu byatumye byerekana ko Bruce Melody aho yavuye n'aho ari ubu ngubu hari icyo abasha kuba yashimira abanyarwanda. Uyu muhanzi nyarwanda ukunzwe na benshi ariwe Bruce Melody akomeje kwandika amateka imahanga mu bitaramo bizenguruka Uburayi yakoreyeyo. Ni mucyo yise Bruce Melody Europe Tour. Uyu muhanzi yifashijwemo na 150/50 Entertainment amaze iminsi azenguruka umugabane w'Uburayi akorerayo ibitaramo bitandukanye. Bruce Melody akaba akomeje guhirwa n'ibitaramo, aho yanditse amateka yo kuba umunyarwanda mbere ukoreye turu y'ibitaramo byinshi Burayi kandi bikitabirwa n'abantu benshi cyane. Uyu muhanzi ibitaramo bye yabihereye muri Nawe tariki 7 Gicurasi ubwo yataramiraga abakunzi b'umuziki we mu mujyi wa Oslo. Bruce Melody yahise akurikizaho muri Sweden mu mujyi wa Västerås ukora ku kiyaga cya Mälaren mu ntara ya Västmanland, ukaba utuwe n'abaturage barenga 183,000. Bukeye bwaho tariki 14 Gicurasi 2022 uyu muhanzi yakoreye igitaramo cy'agatangaza mu Bubiligi. Tariki ya 17 Gicurasi yataramiye abanyara baba mu Busuwisi. Ni igitaramo cyabereye mu mujyi wa Geneva. Melody wari wiyemeje kuzenguruka Uburayi yahise akurikizaho Ria mu Bufaransa, aho yataramiye abanyabirori baho tariki ya 28 Gicurasi 2022. Hanova mu Budage niho hari hatahiwe tariki 9 Kamena 2022, aho yahakoreye igitaramo cy'amateka. Ibitaramo bye akaba yarabisoje ku munsi wo kuwa gatandatu. Tariki ya 11 Kamena 2022 aho yakoreye igitaramo cy'imbaturamugabo mu Bufaransa mu mujyi wa Paris. Ibi bitaramo kandi byose yakoze akaba yari kumwe na producer we bita Bimez. Uyu muhanzi wigaruriye imitima ya benshi yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Biteganyije ko nyuma yo kuzenguruka Uburaya akora ibitaramo bitandukanye azagera mu Rwanda mu cyumweru gitaha.
Ibi ni ibyabaye ubwo Bruce Melody yari agiye gukora ibitaramo impande n'impande za Afurika, agera ku mugabane w'i Burayi ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Aka kanya mu gihugu cy'u Rwanda Bruce Melody akaba arimo aratuma abahanzi b'ibyamamare bagiye batandukanye bafata indege bakaza mu Rwanda, bakaza kuba bamureba cyangwa se abahagira icyo bakorana nawe kubera ubuhanga Bruce Melody akora umunsi ku wundi. Ukaza gusanga ko Bruce Melody ashobora kuba afitemo uburyo ateguramo ibintu bye bikabasha kuba byagenda neza. Reka nongere ngushimire we twabonye kuri Paras TV show, mubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe, mwibutsa gukora subscribe ugakora share kugira ngo ujye ubasha kuba wakurikira ibiganiro tuzajya tugutegurira umunsi ku wundi. Uyu munsi twari na Bruce Melody utangaje cyane, ukora ibikorwa birenze bikundwa n'abatari bake cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwakoze kubana nanjye, amahoro y'Imana abane nawe. Ciao ciao. Kuri izi ndirimbo amashije kuba yakora zamaze gutuma bamwe mu bahanzi bakomeye cyane bakunzwe n'abaturage bitewe n'uburyo umuziki we awubasha kuba yawusohora umunsi ku wundi. Mwongeye guhabwa ikaze kuri Paras TV show, tubabwira ngo aho muri hose amahoro y'Imana nabane namwe. Twibutsa utarakora subscribe kuba wayikora ugakana kuri notification kugira ngo buri nkuru yose dukoze ijye ibasha kuba yakugiriraho kandi ku gihe. Muhawe ikaze. Menya amateka y'umuhanzi ukunzwe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda ku mugabane w'i Burayi, ariwe muhanzi Meddy uzwi ku izina rya Medard Jobert, uzwi ku izina ry'ubuhanzi ariryo yitwa Meddy, yavukiye i Bujumbura mu Burundi tariki ya 7 Kanama 1989. Ni mwene Sindayihebura Alphonse na Cyabukombe Alphonsina. Ni umwana wa kabiri umuryango w'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Ni umuhanzi nyarwanda uririmba mu njyana ya R&B abantu benshi bakunze kandi akaba ari injyana n'ubundi ikunzwe kugeza n'iki gihe. Amashuri y'inshuke yayize kuri École Independent iherereye i Burundi, aho agereye mu Rwanda amashuri abanza yayize muri École Primaire Saint Joseph. École Primaire ya Saint Joseph abenshi bazi mu École Primaire La Colombe, ayise kuri Lycée La Colombe, ajya muri St Patrick, nyuma yaho aza gusubira muri Lycée La Colombe aho yize imyaka 3 mu ishuri ry'imibare n'ubugenge. Papa we yitabye Imana akiri muto cyane. Ubu Meddy asigaranye mama we hamwe n'abavandimwe be 3, usibye ko mu gihe gishize n'ubundi byaje kuba byarangira Meddy n'umubyeyi wundi wa kabiri yari afite ariwe mama we akaba nawe yaritabye Imana. Ubuzima bwe nk'umuhanzi, Meddy yatangiye umuziki akiri muto cyane, kuko mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye yaririmbaga muri groupe yitwaga Justified yo muri Zone Temple, aho yaririmbaga n'abandi bahanzi ba none tujya tubona nka The Ben, Nicola, Lick uzwi mu gukora indirimbo. Aho rero ubuzima bwe nk'umuhanzi buba buratangiye, urugendo rwe ruba ruratangiye. Ibyo ntibyaramye kuko byaje kuba ngombwa ko buri wese aca ukwe kubera impamvu nyinshi.
cyane cyane nk'amasomo. Icyo gihe akaba yari ageze mu mwaka wa 5. Avuye muri icyo gikundi yatangiye kuba yakora umuziki ku giti cye, akajya yandika indirimbo ari nako abasha kuba yaririmba kugira yumve ko ibyo yari kwandika bihuye n'ibyo azajya aririmba. Mu mwaka wa 2008 nibwo indirimbo ye Ungirira Ubuntu yasohotse ikorewe muri Narrow Road. Nyuma haza Akaramata, tubona indi ndirimbo ye bita Amayobera na Esurambona zikozwe na Rick Rick. Ubwo ubuzima bwo gukora umuziki ku giti cye ababugezemo gutyo bitunguranye, ko ntiyari azi ko azakora umuziki wenyine kubera ko yasanzwe ari muri groupe. Nyuma yaho yakomeje kuririmba indirimbo zakunzwe n'abanyarwanda benshi, zirimo indirimbo nka Ubanza Ngukunda yararebwe cyane ku kigero kiri hejuru, yarebwe n'abantu barenga miliyoni 2. Zimwe muri izi ndirimbo zumvikana kandi uyu muhanzi yagiye akorera amashusho yazo ahantu hagiye hatandukanye, kandi akaba ari indirimbo abantu benshi bishimiye. Yaje kujya mu gihugu cya Afurika y'Epfo ari kumwe n'umuhanzi The Ben kubw'ibihembo by'ijoro by'urukundo award. Nyuma yaho kandi yaje kugenda akora ingendo zitandukanye nk'umuhanzi, harimo urugendo yagiriye muri Amerika, aho yaje guhita agumanayo n'umuhanzi The Ben bari bajyanye. Mu bahanzi nyarwanda akunda The Ben, akunda The Ben, Tom Close na King James, akaba n'umukunzi w'igihangaje mu muziki cy'umunyamerika gerutse kwitaba Imana, Michael Jackson. Ubuzima bwe busanzwe uretse kuririmba, Meddy akunda kubyina cyane, akaba nakora siporo yo koga. Ikindi akunda cyane ni ukwishimana n'inshuti, ngo biramunyura cyane bikamushimisha. Meddy akunda umugati bitavugwa nk'umuhungu wese. Meddy nawe akunda abakobwa, kandi nawe akaba ari ibisabwa ku bakobwa kubera ko ni mwiza ku bakobwa ndetse n'abandi bantu bamubona baba bamwishimiye. Kuri we yumva yakunda ibyo utamusumba kandi nawe nabe amusumba cyane, w'imibiri yombi, uteye neza bya kinyarwanda. Meddy afite umukobwa w'inshuti ye gusa, akaba yaramutsinze nk'abakuru, yanga kumuvuga izina. Kuri Meddy ngo umuhanzi yakaririmbye imibanire myiza n'abandi, ubuzima abandi bakabayemo, uburyohe bw'ubuzima, urukundo n'ibindi, ariko byose byubaka. Meddy yakundaga mama we cyane, akaba ari we muntu wa mbere ashimira kuba yaramufashije kugera aho ageze ubu ngubu, akaba agikomeza kumufasha. Undi muntu ashimira cyane akaba ari bita Rick Rick. Uko wakoraga iyo bwabaga kugira ngo indirimbo ze zifite imbaraga kandi zinogeye amatwi zibashe kuba zagera hanze. Ku mwanya wa 3 uyu muhanzi Meddy avuga ko akunda abafana bamaze kugaragaza ko bakunze abahanzi nyarwanda badahwema kubaka inyuma, akabashimira cyane abagiye bamufasha. Ubutumwa ku bahanzi bakishakisha ngo nibakomeze kandi bakomerezaho ndetse bongera imbaraga, kuko abanyarwanda bafite ejo hazaza mu muziki. Hakaba abahanzi bake bikaba byoroshye kumenyekana cyane kandi mu gihe gito. Naho ku bahanzi bamaze kumenyera bo ngo ubona bagomba nabo kongera imbaraga, bakava mu bibatanya, bagashyira hamwe kuko ari cyo cy'ingenzi, aho gutikurana no gusebanya hagati yabo, kuko baba barimo baratakaza igihe kitazagaruka.
aya ni amagambo akomeye Meddy yagiye anyuza ku mbuga ze zigiye zitandukanye, yagendaga yifashisha asa nk'aho agira inama abakora umuziki. Kugeza uyu munsi Meddy akaba yarakoze ubutwe n'umukobwa wakunzwe cyane ariwe bita Mimi. Kugeza ubu ngubu bakaba bari kubana, ariko dore ko haciyemo iminsi harimo haravugwa yuko umuhanzi bita Meddy ashobora kuba yaragize inganzwa n'umugabo we n'umugore we. Meddy ashobora kuba yaragize inganzwa n'umugore we. Ibi ngibi byagaragaye aho bavugaga ko Meddy bitewe n'umuziki yakoraga mbere, kugeza kano kanya hajemo itandukaniro, ubona ko ashobora kuba yaracitse intege. Abenshi bakavuga ko ari urugo rubimutera, abandi bakavuga ko ari umugore wamubujije amahoro, ariko abantu bakavuga menshi. Reka nongere nshimire we wakurikiye Paruwasi ya TV show dutangira kugeza dusoje. Reka nkubwire ngo amahoro y'Imana abane nawe, kandi basha gukora subscribe ucunge neza ko akoze kuri notification kugira ngo inkuru zose tugutegurira ujye ubasha kuzibona. Amahoro y'Imana nabane nawe. Zitangiye u Rwanda, zafashije u Rwanda, zabaye intangarugero ndetse zakunzwe n'abantu bitewe n'ibigwi byazo. Izo nta zindi ni intwari z'u Rwanda tugiye kuba twarebera hamwe. Reka ngushimire wo kuri Paruwasi ya TV show nkubwira ngo kora subscribe ubashe kujya ubana natwe. Mutara wa gatatu Rudahigwa Niyitegeka Felicien. Ubutaka bw'u Rwanda. U Rwanda rwizihiza intwari nyinshi kandi mu byiciro bigiye bitandukanye. Zimwe mu ntwari z'indongozi zahawe umunsi wihariye zizihirizwaho ya kabiri y'ukwezi kwa Gashyantare tariki 2 mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda, ni ukuvuga igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kugeza igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani. Uyu munsi wizihizwa tariki ya mbere Ukwakira, ugahuzwa n'umunsi wo gukunda igihugu cyacu. Ibyiciro by'intwari. Intwari z'u Rwanda zigabanywa mu byiciro bitatu by'ingenzi hagendewe ku rugero zagaragajeho hagendeye ku rugero zagaragajeho ubutwari. Icyiciro cya mbere cyitwa Imanzi, icya kabiri Imena, naho icya gatatu kikaba Ingenzi. Reka tubanze turebere hamwe icyiciro cy'ingenzi. Imanzi nicyo cyiciro cy'intwari cyiza ku mwanya wa mbere. Ni intwari zakoze ibikorwa by'indashyikirwa byo kwitangira igihugu kugeza aho zitanga n'ubuzima bwazo. Kugeza uyu mwanya iki cyiciro kirimo intwari ebyiri zonyine, arizo Gisa Rwigema Fred ndetse n'umusirikare utazwi. Gisa yagaragaje ubutwari mu bikorwa yakoze byo kwitangira igihugu no kunga Abanyarwanda binyuze mu rugamba yatangije rwo kubohora igihugu ku ngoyi ya leta ya Habyarimana Juvenal. Imena dosiye Rwagasana Michel. Intwari y'Imena Rwagasana Michel. Icyiciro cya kabiri cy'intwari z'u Rwanda ni Imena n'icyiciro Kinyiga. Imanzi gishyirwamo abantu bakoze ibikorwa bihebuje bakanarangwa no kwitangira igihugu mu buzima bwabo, bwuzuyemo ubuzima bwabo bwuzuyemo ubunyangamugayo. Kuri ubu intwari z'Imena ni Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, Charles Leo Pierre, Rwagasana Michel, Uwiringiyimana Agatha, Niyitegeka Felicien ndetse n'abanyeshuri b'Inyange. Gushyirwa mu byiciro by'intwari z'Imena ntibisaba ko iyo ntwari iba itakiriho, bitandukanye no mu cyiciro cy'Imanzi. Icyiciro cya gatatu intwari mu Rwanda zikaba zikurikira Imena zisiganirwa
no kugira akamaro gakomeye ku gihugu. Kugeza uyu munsi nta ntwari zashyirwa muri iki cyiciro cya kugeza ubu nta ntwari zashyirwa muri iki cyiciro. Haracyakorwa ubushakashatsi ku bakandida b'iki cyiciro cya kane. Intwari zose z'u Rwanda zizihizwa ku wa mbere Gashyantare buri mwaka, aba ari umunsi w'ikiruhuko mu gihugu hose. Uyu munsi utegurwa n'urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe bya Channel. Charity for Heroes National Order on Decoration of Honor. Kuri uyu munsi hategurwa ibikorwa bitandukanye byo kwizihiza kuva ku rwego rw'igihugu kugeza ku mudugudu. Muri ibyo haba harimo ibiganiro bigaruka ku mateka yaranze izi ntwari, kunamirwa n'umukuru w'igihugu ku gicumbi cy'intwari, ndetse n'ibikorwa by'imyidagaduro nk'amarushanwa y'imikino, ubuhanzi n'imbyino bikorwa mu bitaramo. Ubutwari buhabwa agaciro gakomeye mu buyobozi bw'u Rwanda. Urwego rugenwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryavuguruwe mu 2003. Mu irangashingiro ry'iri tegeko handitse ngo duhaye icyubahiro gikwiye abakurambere b'intwari bitanze batizigama bahanga u Rwanda. Intwari zaharaniye umutekano, ubutabera, ubwisanzure, zikanagarura ituze n'agaciro n'ishema ry'igihugu cyacu. Dushingiye ku mahirwe dufite yo kugira igihugu kimwe, ururimi rumwe, umuco umwe ndetse n'amateka y'igihe kirekire dusangiye, bigomba gutuma tugira imyumvire imwe y'aho tugana. Mu gika cyayo cya gatatu, indirimbo y'igihugu Rwanda nziza nayo ishimangira ubutwari igira iti abakurambere b'intwari bitanze batizigama, baraguhanga uva mu bukombe, utsinda ubukoroni n'amatsi ibihugu, none urayogoje Afurika yose mu bwigenge, mu bukomereho uko turi twese. Inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 9 Ukuboza mu 2001 yemeje intwari 53 z'ikubitiro, izishyira mu cyiciro cya kabiri aricyo imanzi n'imena. Gusa mbere y'inama yo kwa 31 Ukuboza 1995, hashize amezi 17 gusa jenoside irangiye, n'indi nama y'abaminisitiri yari yashyizweho komisiyo yo gutoranya intwari z'igihugu. Iyi inshingano zikurikira: iya mbere kwari ukugarura ibizashingirwaho kugira ngo hamenyekana intwari z'igihugu izo arizo. Icya kabiri kwari ugutegura umushinga w'itegeko rigenga ibyerekeye intwari z'igihugu. Icya gatatu kwari ugushaka umunsi ubereye kwizihirizwaho intwari z'u Rwanda, impeta cyangwa se imidari y'ishimwe. Tariki ya mbere Gashyantare kandi hazirikanwa abandi bantu bahawe amashimwe n'umukuru w'igihugu kubera akamaro bagize mu buzima bw'igihugu cyacu. Aya mashimwe atanga nk'impeta ndetse n'umudari utangaje, aba ari umudari ukozwe muri zahabu. Gushyirwa mu ntwari, kino ni urwego rw'igihugu rushinzwe gushakisha no gushyira intwari mu byiciro kuva mu 2009. Kugira ngo umuntu agirwe intwari ashobora kubyisabira cyangwa kubisabira undi muri uru rwego, hanyuma urwego rukora ubushakashatsi bwimitse ku busabe bwakiriye aribwo bwa Channel
nayo ubwayo ishakisha abantu baba bashobora gushyirwa mu ntwari z'u Rwanda. Inyandiko zifashishwa kugira ngo habashe kuba hamenyekana izi ntwari ni inyandiko zigiye zitandukanye zibasha kuba zafasha ababa babasha kuba bareba intwari, bikabasha kuba byatuma bamenya izo ntwari. Umunsi w'intwari aba ari umunsi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umunsi batangamo konji ndetse amabizinesi agiye atandukanye akabasha kuba yahagarara uwo munsi ntakore, akaba ari konji iba iri mu gihugu hose. Abenshi bagatekereza ndetse bakicara bagahereza umwanya wo kuba bakwibuka intwari zitangiye igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi aba ari umunsi ukomeye iyo turebereye hamwe intwari zitanze zikabasha kuba zafasha igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi aho turi ubu ngubu, igihugu dufite kano kanya, iterambere dufite uno munsi rikaba rituruka kuri izi ntwari zitangiye u Rwanda, zikitanga zititotomba, bikaba byaratumye u Rwanda turimo uyu munsi ruhagaze neza, ari u Rwanda rwubakitse kubera intwari twagize z'ahambere. Ese iyo tutaza kugira intwari z'ahambere ngo zibashe kuba zakwitangira igihugu cy'u Rwanda, wakwibaza ngo iterambere dufite uyu munsi twari kuba turifite, ndetse aho turi uyu munsi twari kuba duhari. Reka nongere nshimire we wakurikiye Plus ya TV show aho uri hose, nkubwire ngo amahoro y'Imana abane nawe. Icyo tugusaba nta kindi ni ugukora subscribe, ugakora kuri notification kugira ngo ujye ubasha kuba wakurikira inkuru tugutegurira no documentaire ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bibyegeranye muzajya mubasha kuba mwakura aha ngaha kuri Plus ya TV show. Amahoro y'Imana n'abane nawe.